Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze bakunzi ba filime yacu The Homeless Girl. Nongera kandi gukomeza kubasaba gukanda subscribe hano kuri uru rubuga rw'abakunzi b'iyi filime kugira ngo dukomeze kugenda tuganira kuri filime yacu gatanu kuri gatanu, tugenda turushaho gusobanukirwa filime yacu neza. Ngira ngo mwabyiboneye neza ko Lucky ubwo yarageze mu rugo yahamagajeho Hono ndetse na Alice, dore ko hari icyo yaragiye kubabwira. Ikintu yaragiye kubabwira ko agiye kuba yahembwa ndetse ngo agiye kuba ayo mafaranga yahita ayahereza Alice, bagiye nyine kuba bayishyura Alice akagira ibintu aba yakoreshamo akagira utuntu yaba yakemura muri ayo mafaranga. Ngira ngo mwabyiboneye ukuntu Hono yahise yitanguranwa akavuga ati ariko ntago yigeze atubwira ngo tuyamwishyure, ntago yigeze ayadusaba kubera ko Hono yabwiye Alice ngo ajye yitwara neza igihe ari imbere ya musaza we. Alice yahise avuga ati nta kibazo, ntago nyashaka, mube muretse kuyampa, ntago nshaka ko muba mwayampa. Mwabyiboneye neza ko noneho Lucky yahise abwira Hono ati aya mafaranga noneho ngiye kuba nayaguha, mugire ibintu mujye mukemuzamo hano mu rugo, niba mushaka kujya gushopinga mube mwayakoresha. Ariko mwabyiboneye neza ukuntu Hono yahise noneho agenda ari kumwe na Alice. Ariko ngira ngo mbere yaho mwabyiboneye neza ukuntu uyu Lucky yararimo abaza Alice ati ese nta kibazo waba ufite ko mbona uba utuje, ni ukwitonda gusa. Maze Alice aramusubiza ati nta kibazo mfite rwose, ayo mafaranga wayaha Hono nta kibazo. Ariko Hono yahise amubwira ati ariya mafaranga musaza wanjye yayampaye, ariko ndagira ngo tuzajye mu isoko uguremo utwenda nka 2 kugira ngo ujye uratwambara, nabwo uzajya utwambara ari uko musaza wanjye yageze ahangaha. Mu masaha atahiraho urayazi, nibwo uzajya utwambara wavuye mu mirimo. Imirimo yose ugomba kujya urayikora, kandi ngira ngo mwabyumviye neza ko yamubwiye ngo azajya ajya rimwe ku munsi. Ese ibi bintu ubu bugome uyu mukobwa Hono akomeje gukorera Alice, muratekereza koko aba arimo kubuterwa n'iki? Ko tubona ko ubugome bwe bukomeje kugenda bwiyongera, aho amubwiye ngo azajya ajya rimwe ku munsi, ngo ndetse ibintu byose azajya bikora, akora akazi kose, ngo kandi niyitwara nabi Hono azaba yamutanga, ngo dore ko barimo kumushakisha, bakaba barimo kumushaka kugira ngo babe bamwica, barimo kumuhiga. Murabizi neza ko mama Lewis yasizeho abantu bo kuba bamuhiga kugira ngo bamufate bamukure ku isi, maze Lewis abone ukuntu akundana neza na Trish. Ese ibi bintu muratekereza bizaba byagenda bite? Twabyiboneye neza ubwo uyu mukobwa Alice yarari ku muhanda, ntituzi ngo yarategereje Hono, ariko uko biri kose niwe yarategereje. Imodoka yari irimo Lewis yahanyuze, ariko ngira ngo mwabyiboneye neza ko Alice yahise areba akavuga ati uriya mbonye si Lewis ra, arabikeka, aravuga ati uriya ni Lewis cyangwa se akaba ari umuntu basa, ariko arabishimangira avuga ko ashobora kuba ari Lewis. Na Lewis mwabyiboneye neza ubwo yageze imbere yahise avuga ati uriya ni Alice mbonye. Yararimo abwira Dani, ariko Dani akanga kubyemera akavuga ati uriya ntari we, urimo kureba nabi, uriya ntari we. Ese bizagenda bite? Muratekereza Alice na Lewis bazahura bigenze bite? Reka nkomeze kubibutsa gukanda subscribe. Ciao ciao.